ahantu hamwe nabaye mu Buhindi bambwira inkuru yanejeje muri ako gace. Mu gihe cy'abakomunista batoteza abakristo, na n'ubu Buhindi ni mu bitoteza abakristo cyane. Hanyuma hari umugabo yari yarakijijwe yuzura umwuka wera. Umupolisi aragenda aramufata, amujyana kumufunga, amufungira muri kasho metere kare. Aramubwira ngo aha hantu ngufungiye nzagaruka nje gutwara umurambo. Afata imfunguzo azitwara iwe mu rugo. Muri iyo gereza harimo akobo gato kinjizamo umwuka. Murabizi ko iyo hashushe harashuha cyane kuruta inaha, niyo hakonje naho ni nkuko bigenda. Hari mu gihe cy'ubushuhe bimeze nabi. Uwo mugabo inzara iramujya umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, ku munsi wa gatatu atangira kwiragiza Imana, kuko ari iyo bifatanye n'ubushura uhita upfa nyene birumvikana. Imana itiramubwira ngo mwana wanjye ko wampamije uyu munsi ndagutabara. Agiye kumva yumva nko mu masaa 4 muri kakobo harimo kuvugira mu ipusi. Arangije aragenda asanga ipusi ifite umugati mu kanwa, imuzaniye ifunguro. Afata umugati arawujya, ya saha bukeye ipusi garura umugati arawujya, na bukeye garura umugati. Hashira iminsi ipusi izana imigati. Wa mupolisi ahabyibukiye abona ngo reka nje gusohora umurambo yarapfuye. Ntabwo yabatanywa amazi, ntabwo byashoboka. Agezeyo asanga umuntu aracaramya, aracameze neza, nta kibazo afite. Afungura amazi ngo mbwiza ukuri, ni wewe cyangwa n'umuzimu wawe? Ntabwo bibaho ko wawe umaze iminsi yose ukiriho. Hanyuma Imana kuko ari urukundo, wa mupolisi yahahuriye n'ipusi izanye umugati. Uwo mugabo ahita aramubwira ngo ndabizi ko utagira imbabazi, hano ndabizi ko nta mbabazi uri bungirire n'ubundi. Gupfa no gupfa, reka ngende mbanze nifatira ifunguro ryanje unyice nariye. Umupolisi amukurikiza amaso, abona ipusi ifite umugati mu kanwa, umugabo arawufata. Uwo mupolisi aravuga ngo uzi ko ipusi ari iwanjye mu rugo? Naragufunze abari nanjye ukugemurira, nagura imigati y'abana ipusi kayikuzanira ko. Apfukama muri ako kasho yakira Yesu umwami n'umukiza. Nitubana neza n'Imana, nibyo tubona nk'urupfu Imana izabihindura ubuzima.